turagarutse kinavuga ko ari nk'igice nanone cya kabiri dutangiye cy'ikiganiro tugirana na Profete Moridekayi. Hari ibyo avuze ati hari Yesu wundi, hari Yesu mwizera wundi. Ndagira ngo dusobanure nyakubahwa Moridekayi, ba Yesu ni bangahe? Paulo uko yabigaragaje ubona ko yavuze ba Yesu babiri. Hari Yesu Kristo wazize ibyaha by'abanyabyaha ashaka ko abanyabyaha batazabizira nyuma yo kumwizera. Hari na Yesu navuga muri iki gihe ukubwira yuko Yesu yazize ibyaha byawe ariko nawe uzabizira nubikora, kandi uwo muntu uri kubwira ngo azabizira nabikora n'ubundi arabikora. None ugasanga umuntu ukibaza, none ni gute umuntu yaza akazira ibyanjye nanjye nkazazira ibyo bya bindi byanjye yamaze kuzira? So Yesu ukuri rero niwe nanakwibandaho cyane ko niwe nzi kurusha undi. Yesu ukuri ni wa wundi wazize ibyaha byacu ashaka ko twebwe nyuma yo kumwizera tutazabizira. Wa wundi Yesaya avuga muri 53 ngo ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe yashenjaguye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. So uwo Yesu wazize ibyaha byacu agapfa akazuka ngo dutsindishirizwe. So nuwo niwe Yesu ukuri. Uwo Yesu wundi uvuga birashoboka ko uwamwizera nawe yahanura cyane, kuko Paulo avuga ko nawe afite umwuka akawuhabwa n'uwo mu Yesu wundi cyane. Uwo Paulo yise muri icyo gice cya 11 cy'Abakorino ba kabiri avuga yuko ngo na Satani yihindura marayika w'umucyo kugira ngo abone uko ayobya cyangwa se akagabura iby'Imana, ariko ari Satani. Uwo Yesu wundi se ubwo n'urwanya Yesu na Antikristo? Yego, na Antikristo kuko atangiye gukora none akerensa umurimo Yesu yakoze ku musaraba. So umuntu wizera Yesu akomeza kugira kwiciraho iteka. Uwo Yesu yizeye si Yesu ukuri. Gute se bakizera uwo Yesu babwira kureka ibyaha, babwira kwihana, bakuzura umwuka wera? Warawita uwera ariko ngenda guhamiriza ko atari uwera. So benshi twagiye duhura tukaganira, n'ubundi acyahura n'abandi. Mfite na gahunda yo gukomeza kwigisha iby'Imana mishuriye nkuko abishuriye Paulo. Nuko umwuka wera w'ukuri Bibiri ivuga ko tutahawe umwuka w'iyisi ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana ngo tumenye iby'Imana duhereye ubuntu. So umwuka wera nukubwira ubuntu bw'Imana. Imana yatanze Yesu ku buntu. Ase izo nyigisho cyangwa se ko kwizera wagukuye hehe? Kuko tumva ko ari nka revolution, tumva ko ari nka bishyashya kubyumva mu matwi yacu, utubwira ko hari Yesu wa kabiri kandi akaba yatanga umwuka wera. Wowe urabyita ko atari umwuka wera, akabandi babyita ko ari umwuka wera, ukatubwira ko ari n'undi Yesu ukuri. Tumva ko ari nka revolution cyangwa se ivugururwa mu gakiza. Ese we wabibonye ute? Turabona uracyari muto, we wabibonye ute? Nabyita amavugurura, ariko hari n'abandi bene data benshi bafite ubu butumwa bizera umurimo Yesu yakoze ko uhagije. Hari n'abandi bavuga ngo ntabwo buhagije, Yesu ngo yarabiranye. Inyigisho zikunda kuvugwa n'abantu ariko bakazivuga nabi, ngo Yesu yarabirangije, twikorera ibyaha, ngo niko abantu bigisha, ngo ariko Yesu yarabirangije. Ibyo ni ibintu bizwi, ni nawe wabyivugiye. Ubundi si byo mwitisha niba utubwira ko gukora ibyaha ntacyo bivuze, ntacyo byadutwara. Gukora icyaha kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu birakivuze, ndetse nta nubwo wowe cyangwa njye ubabazwa n'ibyaha kuruta Imana. Imana niyo yonyine yababajwe n'icyaha kurenza wowe. Byakubuza ijuru ibyaha kuri inde? Hari uwo byabuze ijuru, hari n'uwo bitabuze ijuru. Uwo bitabuze ijuru n'uhereye ku yakora ibyaha ntibimubuze ijuru. Ari kuntu tubivuga ngo ku buryo yakora ibyaha ntibibuze ijuru, ariko ibyaha ni ibintu biri mu buzima bwawe, birikoranye nawe. Dawidi aravuga mu byaha niyo mama yambyariye naremanywe gukiranirwa. So ibyaha rero ntabwo bivuze ngo ubikore, kuko n'amategeko ya leta n'ubuzima bwawe bwa rusange ari ibyaha ukwiye kwirinda kugira ngo ubeho neza, ariko si ukugira ngo Imana ikwemere. Imana nta muntu n'umwe yemeye kuko yaretse ibyaha, ahubwo yamwemeye kuko yizeye Yesu Kristo. Ushaka kwizera Yesu Kristo noneho ariko ukaba ukiri muri wa mubiri utuma ukora icyaha cyane. Kamere yawe ikora ibyaha. Paulo agaragaza Abakorino ko bakoraga ibyaha kandi arabizera, bafite n'umwuka wera, bahanura, bafite impano z'uburyo bwinshi,
ariko bafite noneho wese imirimo ya kamere. umuntu mwahuye wenda umwumvaho inzoga, kumva yanywa inzoga, ukumva se ngavuye muri lodge gusambana, ntabwo ushobora kumucira iteka kazabura ijoro. ni uko yenda uvuze muri lodge, ariko nashaka gusubiza no mu nsengero basambaniramo abantu bamwe na bamwe. Hari abafatwa, abantu bafite inshingano z'imiyoborere, bamwe barabikora, hari abagiye bafatwa bikagenda bimenyekana ahantu hatandukanye. Hanyuma ariko icyo nshaka kuvuga hano ni uko ukorera icyaha mu rusengero cyo kubeshya angana n'uwagiye muri lodge gusambaniramo. Hanyuma ahubwo kibakiza bose ni iki? Ni ukumenya umwana w'Imana. Oya, kwatura ntabwo bikiza umunyabyaha ibyaha bye, ahubwo kwizera. Petero ageze kwa Koroneli aravuga ngo, igice cya 10:43 aravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Yes. Urakoze cyane Prophet, ngaho ugira icyo tubwira kuri uko kwizera kwa Yesu, use nk'usobanura abantu kwizera Kristo, kwizera uwo Yesu twizeye umwe. Wenda bamwe bavuga ko atari mwiza, utwereke noneho uwo kwizera uwo ari we, noneho utwereke ibimenyetso. Urabanza kutwereka ibimenyetso byo abizera Yesu utari we, utwereke n'ibimenyetso by'abizera Yesu wundi, kuko tubwiye ko ari ba Yesu babiri. Nyuma tubwire uvana abantu mu cyo wowe wakita ubuyobe ubazaniye mu nzira nziza. Kugenda kuvana abantu mu buyobe byangora, kubera ko ijambo ry'Imana ryo rishobora gukiza umuntu yaryumvise akaryizera. Ariko hari urujijo rwagiye rubaho ku bijyanye n'agakiza, kuko nirwo rufatiro rw'ibintu byose. Ikintu cya mbere ni ukumenya agakiza icyo ari cyo, kuko abantu benshi bibeshya agakiza. Ni nayo mpamvu babuze bwa bugingo buhoraho kandi bavuga ko bakijijwe, bakomeje kubusaba, gusaba iherezo ryiza, kumva kutazajya mu ijuru kandi waranaretse bya byaha bimwe na bimwe bikomeye. Hanyuma kandi ugasanga n'ubundi ukoranye nabyo ntacyo uri bukore ngo ubireke byose, ukigerageza. Ariko hari igisubizo ibyanditswe bitanga muri Luka igice cya 1:77, haravuga ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Uyu ni Zakariya ari kubwira Yohana. Hanyuma uzamenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Gukizwa rero abantu, natangariza abantu, umuntu wese ubizi ushaka kureka ibyaha kugira ngo azagaragaze ko akijijwe azapfa atabiretse. Ushaka gukora ibyiza byose Imana yagennye ko umuntu yakora kugira ngo agaragarize abantu ko akijijwe cyangwa n'Imana, azapfa atabigezeho. Imana yashyizeho inzira imwe y'abananiwe gukiranuka, nuko agakiza ni ukumenya ko wababariwe ibyaha binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Yesu, kandi ukizera yuko ibyo Yesu yakoze mu maraso ye bihagije iteka ryose. Good, urakoze cyane. Wari ugikomeza tubwira ubwo butumwa buherewe kugira ngo babwizere. Ubutumwa buherewe muri Bibiliya. Nasomye Bibiliya cyane, Imana yarangendereye irambwira gusoma cyane Bibiliya, impa gusoma igitabo cyitwa Umugenzi, hari n'igitabo cyitwa Ijambo ryawe Mana na gatabo k'umutima. Ntabwo ko karimo. Ntabwo njye nkemera. Igitabo cyitwa Ijambo ry'Imana cyangwa Ijambo ryawe Mana, n'ibindi bitabo bitandukanye, ko cyane cyane Bibiliya n'igitabo cy'Umugenzi, ndetse n'izindi ndirimbo za kantike zigaragaza ko ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira ntabwo byashobora kudukuraho ibyaha. Bakurikiranye NFTV, turabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro binyura kuri NFTV. Mujye hatukura mukanda hano handitse subscribe, muraba mubashe kuza mu mubare munini, muri famiye nini, muzagenda mubona byiza kandi byabagirira umumaro. Turagushimiye cyane rero Prophet. Urakoze cyane, naye ndabashimiye kandi murakoze, Imana ibamugisha. Ariko dusoza bavuga umuntu agukeneye akubona gute kugira ngo muri ibyo byigisho cyangwa se umuganirize? Umuntu anyeneye na nimero ya telefone, kuko dufite ministeri. Hanyuma ushobora gukenera kugusobanukirwa mu rugo, ushobora gukenera kuza iwanjye nkagusobanurira, dushobora guhura nkagufasha ibyo nabashije kumenya kuri Yesu. Hanyuma
ni 078 37 150 74 078 37 150 74. Yego, urakoze cyane. Ariko hari wenda bari hanze y'igihugu bashobora kuba bati turashaka kuri social networks, kuvuga Instagram, Facebook, nimwikoresha aho bagusanga nkawe. Ni Uwiringiyimana Evariste. Mujye ahitwa Uwiringiyimana Evariste, murahamusanga, niho tubwiye mbabashe kuvugana nawe. Murakoze cyane rero abo twabanye, mwumvishe byinshi. Twakumwe na Prophete ni Morodekayi, atubwiye ko hari ba Yesu babiri, atubwira ko mu ijuru we yahageze, atubwira ko azimurwa, nta byo gupfa ngo bamujyane Rusororo nk'uko tubibona. Atubwiye byinshi cyane. Wenda hari icyo wizeye, hari icyo wumvishemo, hari amatsiko usigaranye, ariko nanjye nk'abandi bose ubutaha tuzamuzana, tuzane n'undi ufite ukundi kwizera, kugira ngo babashe guhana ijambo. Nzaba ndi hagati, mbabwire umwe avuge undi avuge, kugira ngo tubone mukuri. Nimukore subscribe kuri NFTV, turabakunda cyane.